And the funny part is they don't like me. For example, they don't like me to take them to school because other kids, they don't call me dad. Oh, they call you Bruce Melody. By my name. You see? When you sit down and think about that, you'll be like, yo, I'm a real dad. So your kids ain't happy with that? Never. They're like, bro, take us to the bus. We'll take the bus. No way. Yeah. I don't go to school. They don't like when people are shouting, hey, Bruce Melody. No, they don't like that. They don't care about Bruce Melody. They care about that. That. So at least I have people who never see me as Bruce Melody. They see me as that. Like when they are talking to me, they talk to me as my daughters. Bro, that makes me happy, man. And that's motivates me to go back to work so hard so I can take good care of them. Have you seen any one of them display some Bruce Melody skills? Maybe music is coming out from any one of them? They all play piano. They all sing. Wow. Like they have the talent. You can see it. Yeah, one day you should visit me and see them, bro. They have the talent because for me, I showed them like 2 chords and that's it. The rest they just picked it by themselves. Fine. Mwaramutse neza aho muherereye hose Imana nibishimire nkuko mpora mbibifuriza umugisha w'Imana nubane namwe aho muherereye hose mbesi ibyo ukora byose ugendane n'impuhwe z'Imana nta mana nta buzima nta mpuhwe z'Imana ntitwabaho ni byinshi cyane Imana idahari mbese nta buzima nta mana ndabasuje rero kandi mbahaye ikaze kuri iyi channel ya Nelia TV1 handi tugarutse kuri Bruce Melody n'abana be mwamwumvishe rero ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru asobanura ko abana be badakunda ko abajyana ku ishuri ngo abana be nago bakunda Bruce Melody abajyana ku ishuri ubwo ni papa we ngo ntibakunda papa wabo yabajyana ku ishuri ngo kubera yuko iyo abagesheje ku ishuri ngo abandi bana bamuhamagara ngo mwizina abana ni beza abana ni umugisha kandi abana mu by'ukuri barashimisha niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ijuru rizagerwamo n'uwitwaye nk'umwana muto cyangwa se ngo utameze nk'umwana muto ntabwo azabasha gushyikira ubwami bwo mu ijuru. Uyu Bruce Melody rero ngo abana be ntabwo babikunda yabajyana ku ishuri bo ubwabo birababangamira ngo kuko ntibanezezwa nuko abandi bana bamuhamagara Bruce Melody urumva ko bo baba bumva neza ko papa wabo barimo bamuhamagara mu izina ngo nibabikunda ngo baje ngo bo ubwabo ngo bamuzi ko ari papa wabo bahamagara daddy ngo ariko ngo yagera ku ishuri ngakumva ngo bari kujya ngo bahamagara ngo Bruce Melody bamuyagariye mbese ngo bamwuzuyeho ngo ibyo abana be ntibabikunde ngo kuko ngo bamenyereye ko ari daddy ngo ntabwo biyumvisha ukuntu ngo ahandi hantu bamuhamagara mu mazina ye kubwo ibyo bintu bigatuma abana batabikunda ngo kuko baba bumva papa wabo bamuhamagara mu izina. Bruce Melody yakomeje avuga ko ngo akeneye abandi bantu benshi bamwita daddy bamwita papa ngo nibyo yishimira cyane kuruta uko yakwitwa Bruce Melody mbese mu nzozi ze ateganya kubyaramo abandi bana ndetse akongera abandi bana kugira ngo agwize abantu bamwita papa mbese bamwita daddy. Bruce Melody ni kenshi akunze kugaragaza amarangamutima ndengakamere yuko akunda abana be cyane ndetse birenze bikenewe kandi si no ku bana be gusa. Bruce Melody muri rusange akunda umuryango we akunda urugo rwe akunda umugore we agakunda abana be. Tukiri ku bana be Bruce Melody nanone ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ubwo yari mu bihugu byo hanze avuga neza ko igihe yigeze yafungirwa i Burundi
byatumye ataravuganye n'abana be nk'uko bisanzwe ngo kandi mu yindi minsi iyo adahari atari butahe mu rugo ngo abana be bavugana video call akamakinga sure ko baraye ari bazima baryamye nta kibazo na kimwe bafite bari happy mbese akaba afite amakuru yuzuye ko abana be batekanye nubwo atababonye amaso ku maso ariko bavugana barebana abona neza ko banezerewe nta kibazo na kimwe bafite. Asobanura ko igihe yajyaga muri gereza hariye Burundi murabyibuka yakoreye igitaramo baranamufunga avuga ko aribwo yaraye atabonye abana cyane ko aribwo yari afunzwe birumvikana ngo yaraye atavuganye n'abana be atababonye ngo ni umunsi wamubereye muremure cyane ijoro rimubera rinini mbese ngo iyo gereza nta kindi kirenze yari imutwaye ngo icyari kimubabaje byimbitse ni ukuntu atari kubona abana be atabashije kuvugana n'abana be ngo amenye uko biriwe amenye uko baryamye amenye uburyo barimo kwiyumva cyane ko nawe ngo yari ari kuvuga ati abana banjye ndabizi ntibatekanye kuko baraye batamenye ngo dadi waba ari he dadi bimeze bite ko atabavugishije cyane ko ari nako bari babimenyereye mbese ngo ari muri iyo gereza umutima we wari uri gukubita ku bana agenda kakamwica amarira agashonga nk'ay'abana. Uyu Bruce Melody rero yasobanuye ko ari igihe cyamubaye kirekire ngo yatekereza gukuntu abana be baryamye akibaza nimba barasinzira kiba nawe ubwe ngo yareba iburyo ibumoso na telefone yabona ko nta nzira nimwe yo kuvugana n'abana be biramugora cyane. Ng'iryo joro nibwo yese afata icyemezo cyo gushyiraho tatuwaje y'abana be. Murabizi umudamu we ho yari asanganwe tatuwaje ya Catherine umudamu we nyine yarasanganwe tatuwaje hariya ku kuboko muzamurebe afiteho tatuwaje y'umugore we kandi koko n'umugore we iyo tatuwaje arayifite y'umugabo we mbese bombi buri wese afite tatuwaje yundi urumva umugore yarayifite ariko abana yarakebukaga ku kuboko akababona umugore akabura abana ibyo ni ibintu byamubabaje cyane ari wese afata icyemezo cy'uko nasoka muri gereza ikintu cya mbere arakora ari uko ari bushyireho tatuwaje y'abana be kugira ngo hazajya hose azabarebe byibuze atekane mu mutima we aho kugira ngo arara atarebye abana be arara atabavugishije afazara azashyiraho tatuwaje kugira ngo n'igihe azaba ari muri situation mbi ajya akebuka arebe byibuze abana be. Umunyamakuru yese amaze tese Bruce Melody nubyara abana bose ubwo uzabashyira he kuko umunyamakuru we yakekaga ko ashobora kuzabashyira ku kuboko nk'uko yahashyize umudamu we. Uyu Bruce Melody yamwite se umubiri wanjye ni mutoya ukuboko kumwe ni gushira nzashyira ku kundi nako ni gushira shyire ku gihimba manuke ku nda ku maguru mu maso mu mpanga ati se umubiri ni mutoya ko burya abana nshaka bose batajyaho. Arafati ntacyo bimutwaye niyo umubiri wose uzashira icyapfa nuko azameke ngashowa ko igihe cyose akeneye kureba byibuze ku mwana we amureba. Uyu Bruce Melody afite abana b'abakobwa beza cyane umugani wa Pastor Theogene atabana basarasi abana ba Bruce Melody abakobwa be ni beza cyane barasa kuri yasa n'abana ubona neza ko ari beza nyine n'abana b'umusitari. Ahangaha mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru yakomeje avuga ko nabo ubwabo ku myaka yabo mike cyane bafite bamaze kugaragaza impano yabo y'umuziki impano yabo yo kuririmba handi asona ko bose uko bangana bamaze kumenya gucuranga piano avuga ko bose bazi gucuranga piano usibye ngo no gucuranga piano avuga ko banazi kuririmba ku buryo bukomeye urumva neza ko yibyaye yabibyayeho nimba nabo bamaze kugaragaza impano yabo yo kurimba kandi bakiri abana nandi bavuga ngo mwene Samusure avukana isunzu. Uyu Bruce Melody rero ko abana be bagira impano yo kuririmba ntabwo ari igitangaza kuko na Bruce Melody ni umunyempano n'umuhanzi ubifitemo impano pe navuga ngo ni umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cyo mu Rwanda kandi si mu Rwanda gusa no hanze yacyo hahandi bamwe bashobora kuvuga ngo niwe mwami w'umuziki wo mu Rwanda cyakoze ahangaha ho biterwa na buri wese uwafana kandi nshobora kuvuga ati nge nifanira Kenso nifanira Makanyaga ni mbesi
ahangaho navuga ko umuntu avuga ngo runaka ni umwami w'umuziki bitewe n'uko amufana cyangwa se n'uko amwemera. Ariko kandi ku bakunzi ba Bruce Melody aho baherereye hose ndabasuhuje cyane, bahamye 100% ko Bruce Melody ari we mwami w'umuziki. Gusa njyewe icyo nemeranya nabo nuko ari we muhanzi w'umukozi. Bruce Melody ni munyakazi nk'uko yabyiyitiriye, arakora hanze ujya ngo uri kumva indirimbo ye ukumva tayari yahashyize nini. Usibye ko njye biriya bintu mbona n'ubundi bituma indirimbo ze tutazumva, kuko kugira ngo uri kumva indirimbo ugasanga ahisa kubita hanze ndi gutyo hahandi nko mu ndirimbo 10 ushobora gusanga umuntu yumvishamo nk'indirimbo 2. Kwira Fast ni munyakazi, ntekereza ko Lejaye cyangwa se Loazire ye ari uko yashyira indirimbo hanze. N'umuhanzi w'umunyakazi w'umuhanga cyane, aho binavugwa ko ari we muhanzi wabayeho mu gihugu cyo mu Rwanda ufite ijwi ryiza. Ibi byahamijwe abahanzi bagenzi be. Reka dufate nk'urugero Riderman murabona ni umuhanzi uri humble, uri discipline, ufite ukuntu ari kind. Kuriya mumubona ni umuhanzi navuga ko atajya mu buntu bwo guhangana ngo wenda ngo ari kuri side runaka, ari ku Yesayidi munaka kuri utuntu twe yececekeye. Ariko kandi ahamya ko Bruce Melody ari we muhanzi wabayeho ufite ijwi ryiza. Kandi mu by'ukuri Riderman ntekereza ko atakoresheje wenda amarangamutima y'umufana, ahubwo koko Bruce Melody we yaba ari we wese ni umuhanzi ufite ijwi ryiza pe. Si ijwi ryiza gusa kandi Bruce Melody afite n'indi karita abantu bamukundira. Amarangamutima ye ntabwo akunze kuyahishira. Iyo yishimye arabigaragaza, yaba afite ishaza ku mutima, nimba nabyita ishaza mu jisho cyangwa se mu kuji ku mutima, nabyo arabigaragaza. Muri make umugabo nta nzika agira, uyu muhanzi nta nzika agira, ikibara kivuga. Ari nayo mpamvu abantu benshi batamukunda. Impamvu abantu benshi batamukunda ni uko kuri kosa gushyira hanze ibyiyumviro byarabigaragaza. Nimba wowe atakwemera akabikubwira, nimba uri umunebwe akabikwibutsa, nimba uri umukozi akabikumenyesha. Mbese uko kuntu agaragaza ukuri kwe, bamwe barabimukundira abandi ntabimukundire. Ni wa muhanzi igihe yishimye arabigaragaza, nyine araseka wese ukabona neza ko yishimye. Ni umuhanzi mbese ubona ko yifitemo morali, ntabwo yifungafunga, arirekura, ubona ko ari hambo cyane. Izo akaba ari karita abantu benshi bamukundiraho nka Bruce Melody nyine. Uyu muhanzi Bruce Melody twamuvugaho byinshi, gusa icyo nababwiraga ni umuhanzi ufite urugo rwiza cyane we n'umugore we, cyane ko umugore we ntabwo yakunze kumugaragaza mu itangazamakuru. Gusa benshi turamuzi Catherine ndetse n'abana babo b'abakobwa. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bafite urugo rwiza kandi rwiza cyane ko mumuzi mu itangazamakuru nka Bruce Melody avugwa agira gute, ariko nta muntu warwumva bibasira umugore we nk'uko abandi bahanzi tugenda tubyumva. Nta muntu urebasira side y'umuryango we muri rusange, cyane ko rega Bruce Melody azi kubana. Nubwo yisanga avuze yahubahubutse, ariko kandi azi kubana. Mbese side y'ubustari ayiharira ubustari. Uyu Bruce Melody nimba ari mu gihe cyo kuba umusitari, nyine araba umusitari, araba umuhanzi, araba icyamamare. Mbese nyine abifiringe, abikoreshe nyine, cyane ko nawe rivuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Nimba uri umusitari ugomba kubifiringa. Uwo ni Bruce Melody. Ndetse na side ya famiye yikabi ya famiye. Murabizi ko umugore w'abamuzi ni bake cyane, kuko ntiyigeze amuzana mu itangazamakuru, cyane ko yagombaga kuba ari kuruhira ubusa. Uyu Bruce Melody ni umusitari ku buryo bukomeye, kuko nta karitsiye n'imwe wageramo gusange Bruce Melody atazwi cyangwa se indirimbo ze zitazwi. Urumva neza ko ntabwo agombaga kuzana umugore we ngo nawe abe umusitari, cyane ko ubwe ubusitari bwe bukavaringa side zombi. Buriya hari ukuntu umuntu aba ari umusitari ukaba uti njyewe niyo nawe umusitari. Birahagije ngo wowe ubwo busitari bwanjye bukugereho, bugere ku bana, bugere no ku rugo rwacu. Uyu Bruce Melody azi gukipinga urugo rwe, azi kurukurikirana ntirugire aho ruhurira n'ibyo mu busitari nyine. Akaba ari umuhanzi ugira indirimbo nziza cyane kandi ziryoheye amatwi. Agira indirimbo zinogeye amatwi pe kandi ziryoshye kuzumva. Reka tuvuge ngo Bruce Melody ni umuhanzi ushoboye, kandi njye navuga ngo aranashobotse, kuko burya
umuhanzi utari wumva wenda bamwatakaho ikibi usibye wenda kuriya nabasobanuriye kuba avuga ahubuka abantu bose batabikunda kuko ntago abantu bose bemeranya ko iki kuri ku mutima kigaragaza nk'uko abigenza ariko kandi umuntu ukunze kugaragaza amarangamutima ye uwo muntu aba ari mwiza cyane cyane ko nta n'inzika bagira burya nta nzika bagira ahubwo yisanga we yavuze ababyakira akaba ari byo bo babyakira uko babyumva ariko umurebye nta mutima mubi aba afite kandi usibye no kuvuga ngo iki usibye uyu Bruce Melody bigeze bahanganisha n'abahanzi babiri The Ben ndetse na Meddy nta kindi kintu azwiho kidasanzwe kiri negative usibye abo bantu babiri nawe akisanga yavuze muri ya miterere yiwe akisanga yahubahubutse yibwira ngo ari kuvuga ngo ari kuvuga ikimurimo ariko kandi ntabwo abafana babariye abahanzi bombi babyakiriye neza gusa ni karite ya Bruce Melody kuba bikunda kuko babona ko ari umuhanzi utagira inzika utagira ubugome ndetse n'umujinya mbese ni igitangaza akaba munyakazi akaba yuhu akaba kinyusi nk'uko twese tubimuziho Bruce Melody akaba ari papa w'abana papa w'abakobwa twe turi kugaruka ku bana be ku kiganiro yagiranye n'itangazamakuru agaruka ku bana be muri rusange nababwira ngo abakunzi ba Bruce Melody mukomeze mu mufane mu mushyigikire munamukunda uko ari cyane ko Bruce Melody nta kintu na kimwe atwaye bakunze kuri Nelia TV1 rero namwe ndabingenza ni mukore subscribe no kuri tubane kuri Nelia TV1 ibiganiro byacu mu birebe mudushyigikire no kuri ibi nimwe tuba twabikoreye kugira ngo tubane mu nkuru z'abastari kandi murabizi ko hano kuri Nelia TV1 haduhereza amakuru y'abastari bagiye batandukanye bityo tukamenya ngo umusitari dufana ate ni iki kijya mbere kuri we ni iki kimwerekeyeho so mukore subscribe mujye mudusigira comment musige like then musharinge ku bantu banyu